Hello guys, uyu munsi twabazaniye umutumirwa mushya kuri Inzozi Media. Umunsi wa none tubashyira akantu k'akaganiro gakoma. Dutangiye n'umusore wacu muzi nk'ibisanzwe, umusitari mumenyereye bita Muhizi. Muhizi umeze neza ariko? Ni icyo wanze kubwira abakunzi bawe n'abantu bagukurikiye? None Muhizi, nagira ngo nkubaze, njye urabizi ndi mungere nk'ibisanzwe. Uragira ati umukobwa udafite ikibanza, udafite imodoka kumushaka ntibishoboka. Ibyo bintu bizaguhira. Urabizi turakuzi kuri TikTok, twirirwa tukubona kuri YouTube, uri umustar urumva. Ese ko tubona abandi ba star nabo barona uraza abahungu guhura n'umukobwa ugwita umusifuka murabo. Urumva? Uravuga gute kutazashaka umugore? Ntabwo ujye uvugisha abakobwa. Aha, icyo ako gakuru ko mugani Muhizi. No muri telefone yanjye bakora burangiraho. Ubu umeze nk'abana bavuga ngo umukobwa ngiramo ni mama gusa na mubyara wanjye, kandi usanga telefone ariyo ayuza abakobwa gusa. Nakubaye nk'abahungu bafata umukobwa ukandika izina ngo boy wenda cyangwa wenda irindi zina ry'umuhungu. Iyo umuntu wese ashobora kubona ko ari umukobwa. So none se Muhizi, njye kamwibariza ubwanjye. Nk'umwe umukobwa aramutse afite ikibanza nka hano muri bino byaro nyine byinaha, urabona nka hano urumva, cyangwa hirya hano tugakubita hariya neza ndeba muri uriya mukingo, wacyubaka? Nabanza ngara pereza neza agaciro k'icyo kibanza gihagaze kiri munsi ya miliyoni 5. Nese usanze nk'uwo mukobwa ari kukubeshya, ari nta kibanza afite, agira ngo yumve uko iyo yanyumvira umusare kunye ntabwo ese Muhe, uravuze ngo byazwa n'agaciro, ufite ikibanza kiri kuri kaburimbo, wacyubaka ariko kuri kaburimbo urabizi ko urona nk'ahari hakurya hari mu byaro, urumva hariya ushyizemo, hariya turi kure ushyizemo inzu y'icyumba kimwe na saro bayemera, ariko hano kuri kaburimbo Muhizi inzu y'icyumba kimwe na saro barayisenya. Cyumanye nakubaka inzu y'icyumba kimwe na saro. Kubate kadasi. None se Muhi, oya batonze Muhi, ubaka kanya ntabwo wagenda mu muhanda. Ariko niba afite icyo kibanza bitavuze ko ari inzu yonyine wayubaka. Umva kandi. None se yabashatse ikibanza. Kandi yarashatse ikibanza. Gusa yamaye agaciro ngewe ubwanjye. Atakaguhaye se. Wamuye agaciro kanga. Wase ikibanza n'inzu hayendi. Nese undi ubaka. Hahenze ikibanza. Hahenze ikibanza. Ariko ikibanza n'inzu hahenze ikibanza. Ikibanza kuri kaburimbo kirahenze man. Inzu ihagaze miliyoni 25. Icyo gihe rero so. Icyo gihe rero Muhizi, icyo gihe wowe wabugiye kuzana bagasigana hagati yawe n'umugore. Mugiye gusigana, icyo gihe kubaka birava he? Akenshi hari usanga mu ngo z'abantu usanga umugabo ari we ufite uruhare runini. Yewe tugiye gukora ndabinze nshatse umukobwa. Dukundana. Byaba ari pasu mu bukwe. Banzanye ikiyiko. Ubuzana ifoka. Byaba bingana ntabe ubango ngewe nzagukwa, wajya kora no muri ya nkono yawe ukazana imibi. None se ubwo se ukumva uzashaka niba ugira akazi n'amafaranga uhembwa nayakubwira nanjye nayo meme ukajya uzana nanjye nkaza, kandi niyo uhembwa nanjye nkazana nayo uhembwa, yaba arengaho usanze uwo mukobwa afite umushahara urenze wawe, yani okay, usanze noneho uri munsi wawe urushaho sora neza. Usanze weho uri hejuru. Je ndabona rero ibintu byo gushaka umugore ari urucabana, ariko reka nze mwereke batonze mwereke kamfata amazi. Muhizi, nanjye ndaje. Ese ubu nuteze gushaka umugore? Jewe ntabwo nzajya.
nkurikije ubukene mfite ntabwo nshaka kujya stage ariko keretse kankubaze nibanshaka wowe ukenyeye yewe noneho yaba ngo ufite ubuzima wenda bwifite ukene niyo muntu ukuntu amafaranga ari meza mw'abana ese kankubaze mu yifuza ikintu njyewe uvuga ubukene uransetsa nkawe ukenyeye ukena ni mu mutwe niba ufite mayindi iri kubara neza ukenyeye ute urabura iki yabuteye imbere mbese ubwo ushaka kubaka abakennye bose nta bwenge bagira ninde se ukenyeye wahe ubuzima wishimye ntabwo baba ari mu ubanza by'ukuri wumve bitari mu mu kiganiro wahe ubuzima wishimye Okay, none se Muhizi ubu aka kanya urona butangiye kwira. Ubu ugiye mu nzira ugahura n'umukobwa ukabona ni sawa, ntago wamusifura. baderira bamwiza ukuri yabe amukuri kuna abakobwa ari abakobwa Samusoni uramuzi Mwumva mu makuru. Samusoni ni ishinare Nabyo ariko mbyumva mu makuru. Nese birawamenya yuko ari byo. Nibihuha ibintu biri muri Bibiliya muri Bibiliya. Nese kiragiye wabayeho. Turabyizera ariko ntago tubizi. Gusa nese ubuvuze ko utamuvugisha mubaye muhuye n'uwo mukobwa. Niba umuntu wicaga intare yarishwa n'umugore umufata nk'akantu kangana. Ubuvuze ko utazashaka. Kandi ntabwo nubwo aramushaka. Azaza mbara nanjye mu bane. Ashaka gushakira umushyo shaka. Oya ibyo ngibyo ubaye bikeka gutyo nta muntu wazashaka umugore. Ariko burya n'umuki n'abafite ubu oya ubaka kanya uvuze ko none se uzashingira kuki uvuga ngo ngiye gushaka umugore ubaka kanya washingira kuki wagendera kuki mbese ushobora no kumutsitara ahwerega hari umukobwa wavuze iyi video yo ngiye mumaze reba abakobwa umukobwa wese wifata bakamugira reka mubwize uko inda ziterwa abangavu ni amakosa y'umuhungu cyangwa amakosa y'umukobwa ni amakosa y'abakobwa naringize niba uzi ko uri umukobwa ariko cyane cyane uruhare n'urw'abahungu niba uzi ko uri umukobwa bagutereza ugakoreraho niba uzi ko umukoreye aho nta cyagiyemo oya ibyo ndabyumva oya njye narimbaje ubaka kanya wagendera kuki ubaka kanya wagendera kuki ugiye gushaka nk'umugore wagendera kuki ubaka kanya nk'ubajije ati ugiye gushaka umugore amafaranga ubaye afite umugore ntayo uya ufite amafaranga ariko umugore ntawe nase bwawe ko mama nasangira na aho utangiye kunsetsa aziko ufite n'urugo ry'Imana nta mukobwa asohokana yansohokanye kucyamena ubwenge ngo umusohokane yansohokanye ejo niko nagurishije ihene nasohokana umukobwa zamazi twose mani mwoza amazi hari hepfo mu gishanga hano twajyana iwanyu kwa Nyabarongo mujyana bita mu kacitse Mwiza aragira ati njye sinasangira n'umukobwa amafaranga amafi twariye shamuhi urabeho gumana ibyo ni ibyago nyeko ngubwira oye ubwo reka tusangize abafana yuko ubwo mu bantu bose b'igitsina gore bareba Muhizi comedy bumva tuzasangira nabo amafaranga oya niko yavuze amafaranga azasangira na nyina wineza abafana kandi bari kukumva bari kukumva emera kuzabaha hari ku bintu mu nzira kigabo azabaho urumva oya abafana babyumve kuko ubwo ni wa so ubwo naho ubutaha ubwo wenda uzaza wisubiyeho ubwo bijeje iki gira icyo ubabwira bijeje ko nyine bakomeza badukurikirana nta kibazo
igice cya kabiri nzagira ukundi kuntu nzisubiraho abantu batazi nk'izina ryawe kuri YouTube. Ubundi mu buzima busanzwe ndi umukinnyi wa comedy, channel yanjye yitwa Miss Comedy. Wanyarukiraho wakanda subscribe, na share, like, na comment. Okay, ni ibyo ngibyo murabyumva abafana ba Muhizi Comedy, munyarukireho mukande subscribe, murebe uduhangano twe wana ni fresh, muraryoherwa, muzakomeza mukurikira. Ciao ciao. Barayinyatse sokana biranze ariko ngo nyine naho gutaha bagiye kurya kabenzi neza aje byana yari binyisha ko yakujya mu mineri icyuma nabihore barayijyana bitahire hehe kandi bari bayimenye kanigende nyine